mbabazi Bibiliya. Muri Bibiliya harimo umurongo uvuga ngo ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo mwese wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nibyo koko Imana yarebye abantu bafite akarengane bagiye kurenganwa, kubabazwa n'abantu b'isi. Imana itayohereza umwana wayo kugira ngo dukize ibyaha aducungure, tujye dukomeza kwizera tubeho mu buzima bwose. Kandi mwibutse niba ushaka gukomezanya natwe, komeza kuri subscribe, uzamenya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye.